byose nzabivamara ngira ibigeragezo ngira intambara ngira abandwanya ibintu nzabivamo ubungubu nzajya ndarankubitwa kubera ibitoki bya kera bya kayinja by'abandi ubungubu kweri bazajya barara bankubita bazashyiriyemo n'imiyaga ubungubu ngiye kwiga umushinga bazajya bankubita nipfishe paka igihe bazandekera ubungubu kubaho ntababyeyi mfite byose birandambiye yewana bindi igihe cyose bazankubita nzajya nirwanaho nta kundi bizajya bigenda reka mbatera agasitari rero abantu munkurikiye ko ibintu byambayeho mperutse guterura inkoko y'abandi mu gihugu cya Ndyigami ndayibuka yasaga umukara byari ku mugoroba ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba nimba ari umutuku nimba ari umukara kambanze numve ndayibutse yasaga ikigina yenda gusama n'umutuku ariko igitangaje bakunkubitiye amashogoshogo y'abantu yewe nahise ndwara korona y'imyaka 4 wanjyeho n'imyaka 5 nari maze iminsi nyirwaye 28 abagabo natanga ndaje mbazane babaho ubuhamya mwumva ibyo bababwira namwe mwitegera amatwi mwiyumvire haro mumbabarire iminota 2 yonyine muze mumare inkuru abanyarwanda by'ibintu byambayeho mutabuka uku nukurangera mutabuka pe nyine ngeze hepfo ku muhanda ku gisimenti mutabuka none se uri ahantu hameze gutera tabuka rero ureba ahantu hari indabyo hameze nko muri paradisi okay reka nze nkugereho nta kibazo ngiye kukugeraho sikuri izo ndabyo wambwiye ntacyo ndahageze Mwiriwe neza ubu wari untumije ngo nkugire inama yewe ubu urashaka ko nkugiraho iyihe nama nashakaga yuko uncishiriza ibiganiro bijyanye no kuri ya nkoko mwana nkugira inama yewe ndakugira inama yuko ibintu byo kwiba inkoko wiba ibitoki by'imbaraga imbihira byose nese ibyo ni byo nkubajije mwana none se reka nkubaza cyajya wiba za nkoko byakugendekeye gute byakugendekeye gute bankubise inzembe amacumu ibintu byose imiheto imyambi mana yanjye ubungubu nibwo ndi gukira ubungubu nibwo uri gukira yewe umuhungu wanjye ndakugira inama yuko utazongera kujya kwiba wowe urajya kwiba ukiba igitoki cya kayinja imbaraga ari mbihire aho kujya wiba inyamunyu n'ibyo uyoberaho ahubwo ubungubu ni uko utabizi ndashaka yuko ngiye kujya niba noneho nkanarushaho noneho kuri kwa kundi ugiye kwiba ujya urushaho yewe wowe urapfe ndaguhebye ntabyo kumeba mwana mva rero nkubwire irindi banga yewe kuri televiziyo y'Igicu TV Igicu TV ta ndi kukubwira ku Gicu TV yewe ubungubu uri gucaho live kuri televiziyo y'Igicu TV ta haciyeho amakuru avuga ati yego wa mujura wasajije Afurika yose na Amerika n'Uburayi yego yongeye kugaruka mu gihugu cya Havengende ubu turi live inama ndi kukugira bari kuzibona ese ubundi wawe kwiba urumva bizakungura iki kirahari mwana kirahari cyangwa utese ahubwo mu rugo nibutsa yuko nta ikintu gihari cyo kurya ndarara n'iki gitoki cyo kurya ntabwo ndi buburare ariko ibitoki bya Afurika byose umaze kurya ubu nta nubwo inda irakura ngo wumve yuko wahaze urutoki rwanjye waraje uratemagura ushyira hasi ibishishwa urararika byose ukajya urya ariko mwana ntukajye wese wana rwagera mu rutoki rwajyana bakaceceke n'urusigaye utazarugiramo ugakonora imikanana yose urazinga ngo ni imboga ari amashu gukata ari hasi ni amashu ntabwo ari amashu ntabwo ari njyewe kandi wowe rwose ufite ibibazo ese simera uko ukina komedi
ndahikina mwana nose ko wakoreraga iriya televiziyo y'Igicu TV ta none ukaba uri kwiba yaraguhembaga nta kintu wabuze abantu bari kugukurikirana bagukunda tukiri no gusaba abari kudukurikira live bakomeze badukurikirane bakore subscribe kuri televiziyo y'Igicu TV ta ahubwo wowe nama nkugire ahubwo mva hari agakomedi nabanye gafande bijo yasohoye afande bijo kuri televiziyo y'Igicu TV ta yasohoye agakomedi karyoshye we none Imana kubuhanuzi Imana yamuhaye pastor yamuhaye umupasteri yashoje avuga ati ngo mukomeze mudukurikirane cyane sha mwebweho ibyanyu birarangiye do nje narindi mukangaratete kabadayimoni yego aha narinzi yuko turi ariho mwijuru ariho muri paradiso ariko yanyigishije ukuntu hano turi ku isi Imana yamuhaye umupasteri imuha ikibabi cyiza gishashagirana cyageraga hadori imuhanga igitabo cy'abamarayika bane afande bijasi katwika mwana wa Runo uriya mwana yambwiye ngo njyewe rero yanyibwiye ngo afite imyaka 40 kandi umwana afite nk'imyaka 4 ariko mwana uriya mwana byashoboka yuko iyo myaka 40 ayifite urase nawe wamugira inama yo kwiba ibitokira ahubwo yangira inama okay umva nkubwire rero yego musore we komeza ureke ubujura nje yambwiye ngo ni yansengeye igitabo umunyamakuru nicara ahantu ho twari turi kumwe ari kunyigisha mu cyaro nyine imyaka ireze nyereka ati ibitoki bireze ibirayi bireze arambwira ngo nimuvugire ku makuru ngo dore muvugiye amakuru yo hanze y'ikibuga dore n'amakuru yo mu Burayi nanjye mbanza nzaba umunyamakuru ubu nibwo buhamya naguha ngiye kukubwira ibintu ngiye kukuraba uriya rutoki rwawe ndaruharamo ndwiwe ndakurabuye kandi uraruraramo ndaruraramo ntabwo nzi buriya inama nkugiriye komeza ukunda Imana wa mwana we komeza ukunda umwana cyangwa Imana abadayimoni bawe bari banyinjiyemo ahubwo uri n'umusazi uruzi yuko abadayimoni bari kukunywa amaraso kubera kwiba ibitoki by'abantu ndabiraramo ndakora amanywa nijoro amacumu wacitse niho nkubwira komeza ukunda Imana kuko uraza kubyibuha wa mwana komeza uyikunde ubwo ubwira yuko muri kara kazi ko kwiba ndaza kuvanamo imodoka na moto ndetse n'indege izajya igendera mu kirere iteme ibitoki suraba bungu ufite imyaka 60 ariko umwana wanjye yarangije yose asigaje perimi ye babo we ibitoki by'abandi nijyo biri kumwishyurira ayo mashuri yego none se ko njyewe nkunda Imana yari ikintu nibaza ku Mana nkunda Imana ariko mfite umwana ntararenga mu wa mbere nta bwenge amafaranga narayabuze none mwebwe mwirirwa mwiba ni mwebwe ni mwebwe muri kuturangizanya amashuri umwana wanjye yigiraga gutwara indege none harabitsindiye sigaje kumugurira indege nta kindi gisigaye ese ko mbona wanagwingiye uwo mwana wawe wareshya atera umwana wanjye asigaye asumbare sha singizi ni wowe wazimaze izi ni wowe wazimaze ndararanyitwara ubu si imiti uyikuye ni ukuvuga inkaka nayo ikayitiza yiruka mba narazitaye imiti burasiza sisanga dore n'iyindi inkoko urakomeza uzimare mu bantu mva rero nkubwire wa mwana wirinde ubujura ngiye kujya nkusengera hari n'ikindi utarumva ngiye kujya sambura n'amazu y'abantu na televiziyo zitwara ndetse n'ibyo kurya byabo byose mbitwara niyo mpamvu inzara zawe zimaze gupima 3 metero ngo uzaza ushinga ngo mu misumari ngo ushike umva zizaza zisigaramo ku nzu yanjye yo gukora nshyiraho umuriro w'amashanyarazi w'itushya mana yanjye ahubwo ibyo urimo ntabwo mbizi ingofero y'abararerega washyizemo
Juraka ingofero yanjye mwana. Ko twirirwa dukora ikindi cya buri munsi, ibiraka bya buri munsi mu karere dukoramo ariko ingofero nk'izo ntituzibona, wowe uzikura mu bitoki by'abantu. Bambwiye ukibona njya gukora, ntabwo najya gukora. Ukora mu mutuku. Yasa n'ibi. Hajya bakwitaga nde mwazira komedi z'igicuti ifite. Cyabanyito kwitonda nabyo waruzi. Kwitonda tujye dukina na komedi wirirwa wiba kayinjuza imare imbiru zimare wange icyo nkukunda nuko utibinyamunyu ukiyibira kayinju ariko gusa jewe ubufasha nkuhaye wo kumamagaye je kuguha ubufasha bwo kukuzana undi muntu uri bukugira inama. Ahubwo hari n'ikindi nekereje. Ukuntu njya kujya mbigenza. Njya noneho kujya njya hari aho baparika imodoka muri gare, noneho ndeba nimba harimo kontaki ubundi nyiguruka. Mana yanjye. Wowe kukugira inama ngo ugire ubwenge nurabusubiza inyuma ngo urakomeza wibe. Narinzi yuko uri umwana muzima kaze nkuzanira undi mutipe akugira inama nakundi. Ariko ibyanje byo ndabona nta kintu uri kwifatira. Ese nama ahubwo nazo ahubwo mwebwe muri n'abasana. Saka nkuzanira undi muntu agufasha. Ntari bisawa ariko uwo muntu ujya kuzana ari bwoko cy'ubundi. Wimbaza byinshi arakugira inama n'umupasteri wo kuri Geditare Kibungo. Sungubu wakigira inama hari ikibazo hari cyo byanwa. Reba ukuntu nirirwa niba abantu ngiye kuzamara ibintu byabo ariko nabo bagiye kuzanyicisha amacumu. Dore ubu ngubu nibwo niva mu bitaro. Hakuma. Ngubu kwari wamaye ubwenge bino bintu nkabiva. Nanjye burahari ahantu bageze umutwe wanje ukagenda ukuntu ukanyigisha ibintu. Igira inama y'ukuntu ntareka kwiba abantu. Sha reka nihimukira nijye ku kazuba imbeho igiye kuzandambira pe. Dore imbeho ndaramo ibi barara bankubita bamenaho amazi ashyushye. Sha barara bamenaho amazi ashyushye. Barara bamenaho amazi ashyushye. Inkoni zigiye kuzanyica umubiri wanjye dore wabaye inyama. Umubiri wabaye inyama. Ngeze ahantu ho kwicuza nkabura umuntu ngira inama kweli. Umubiri wanjye dore wabaye inyama. Wabaye inyama bagiye kuzanyica. Sigaye nifuza umuntu wangira inama none naramubuze. Nk'ubu Imana yongeye ikamuzanira. Namwubaha Mana yanjye. Shaka gukora ibitangaza agaruke pe. Umuntu wambwaye uko ari bumunyoherereza yambeshye. Nese ubu ngubu kweli nzakora iki kweli? Ye nabuze abantu baba bari gutera amagambo kuri iyi nzu ya boss yandindishije. Cyane reka ngo mese ngende nk'ubu mbabonye. Niko kado soca kuri televiziyo. Niko sha sozo uca kuri televiziyo. Niko sha so bahoze bavuga ko wiba. Barambeshyera. Barakubeshyera. Hano nari ndi kwigira inama y'ukuntu nazongera kwiba. Reka nkutibura inkono eshatu kujyana uzongere kwiba. Ibyo by'inkono eshatu ntabirimo boss mbabarira pe. Hano nari ndi kwigira inama. Ngaho ryama ngo yo ku cyayi cy'abajura. Akujyari we muragura ni nje mbabaye. Arasha nzamuteka do nzamutega. Aho nzamufatira sha ni nje nawe do.